Yesu ashimwe bene data, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Twongeye kwishimira kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, isengesho, ifunguro ry'umunsi. Uyu munsi rero Imana iduhaye message nziza kandi buri muntu wese ikwiriye kumugirira umumaro. Igihe cyose uzabonera iyi message irakureba, kandi uzayitekerezeho ng'iminota igera kuri 2, utekereze kuri iki kintu Imana igiye kuvugana nawe mu buryo bukomeye kandi burimo kurokora n'ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero dusenge Imana izibane natwe kandi ikorane natwe imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye, uri Imana yumva gusenga, uri data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rifite ububasha, rifite imbaraga, kandi Uwiteka njyewe ugiye kurivuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, icyubahiro ni icyawe, tubisabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tujye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice 7. Hanyuma ndasoma titire yaho, hanyuma nsome n'umurongo wa mbere. Hanyuma dusome igitabo cy'Itangiriro, ibice 7, titire yaho n'umurongo wa mbere. Havuze ngo Nowa yinjirana mu nguge, cyangwa se mu yandi magambo yinjira mu nguge, umwuzure urimbura abantu. Turasubiramo. Nowa yinjira mu nguge, umwuzure urimbura abantu. Ntabwo ari inyamaswa, abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nguge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imana itugire neza. Bibiliya ikomeza ivuga uburyo Imana yamubwiye ngo mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira n'izizira, gutoranyemo 7, ahandi utoranyemo 2, ubyinjize mu nguge. Ahangaha ndaza kuvugaho ijambo Imana yagambiriye kutubwira, hanyuma ibindi tuzabikomeza. Hanyuma Bibiliya kubera iki ivuze ngo Nowa injira mu nguge, hanyuma abantu bagiye kurimbuzwa n'umwuzure? Bibiliya itwereka yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yaravuze ngo yicujije icyo yaremeye umuntu. Mu yandi magambo irangije iravuga ati, umuntu naramuremye ariko aranze arampemukiye. Bibiliya itwereka yuko abantu bakoze ibyaha, hanyuma Imana, mu yandi magambo reka tubivuge guca, irababara, ibabazwa n'ibyaha byabo bakoze. Hariho ibyaha by'ubwoko bwose, ngibyo dushobora kubona mu minsi iri imbere cyangwa se n'ibyo tubona. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Imana iburira abantu, bibutse neza yuko iyi Mana yacu nta kuntu itagira ngihendahenda umuntu arebe yuko Imana irebe ko yarokora ubugingo bwe. Biravuze ngo ibwira Nowa, iramubwira ati, wowe baza inkuge, kandi iyo nguge uyibaze mu giti cyitwa goferi. Ntabwo ari ibiti byose bipfa kubazwamo inguge. Mu yandi magambo yaragendaga akareba ahari igiti cya goferi akaba ari cyo azana, ariko akaba yanyuze no ku bindi biti
ariko bitari gofero. Mu yandi magambo, Imana ndagira ngo ngubwire wowe wagize umugisha, Imana ikaguhereza agakiza, yagutoranyije mu bandi, irangije iguhereza agakiza, ariko ikintu ikeneye yuko agakiza kawe gashobora kugira umumaro n'abandi bakaba bagahungiramo bagakira. Ese agakiza kawe urabona gashobora kugirira abandi umumaro bakaba bahungira mu nguge yawe, cyangwa se aho kugira ngo bayihungiremo n'ubundi basanga ari urupfu? Hanyuma ikintu nshaka kuvuga ni iki? Nshaka kubwira ngo ijambo inguge risobanura agakiza. Bisobanura ngo agakiza niko konyine gasigaranye ahantu umuntu yakihisha urupfu rw'iteka, akihisha imbaraga z'abadayimoni, akihisha imbaraga z'umwijima. Ntago bazihisha mu nzu ya mitarike, ntago bazihisha muri kave, ntago bazihisha mu mwobo, ahubwo iyo ushaka kwihisha mu bwihisho bufite imbaraga, butamenwa, butavogerwa, wihisha mu nguge, kuko inguge ni agakiza, kandi agakiza ni Kristo. Kristo niwe buhungiro. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo Imana ibwira Nowa, iramubwira ati bwira abantu bose, itangazo ryaratanzwe, timubaze inguge, n'igihe kiragera bati injiza abantu mu nguge. Abantu babona inyamaswa ziri kujyamo, barangije abandi barabipinga, barabyanga, ariko byanga byakunda icyo Imana yavuze ntago kijya gihera, iragikora. Niba wumva bavuga ngo Imana izarimbura abanyabyaha, ukumva Imana ivuga ngo isi izarangira, wabyumva utabyumva niko bizagenda. Ariko ndagira ngo ngubwire ijambo ryiza. Naje kukubwira ngo wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, wikigirira nabi. Ndagira ngo ngubwire ngo ahantu hari ubuhungiro hasigaye ni mu nguge. Injira mu nguge, injira muri Kristo neza, injira mu gakiza, kuko niwinjira mu nguge, haleluya, harimo uburinzi, harimo ubutabazi, harimo ihumure. Nta handi dusigaranye ubuhungiro keretse muri Kristo Yesu, niho honyine hatavogewe. Umurongo wa 17 havuze ngo umwuzure umara ngo mwisi iminsi 40, amazi aragwira, aterura yanguke, ishirwa hejuru y'isi. Mu yandi magambo, iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko abari muri Kristo Yesu, itorero rizazamuka kandi rigasanganira umukwe. Bene data nshuti z'umusaraba, itorero rizataha. Bene data, ijuru ririho, kandi mukwiriye gukizwa ku gatoya no ku kanini, kuko byanga byakunda impanda izavuga, kandi inguge ariyo Kristo, ariko gakiza niko kazatuzamura, hanyuma kadusanganize umukwe. Imana ihimbaza. Ndakwifuriza kuzagerayo, ndakwifuriza kuzaba muri ibyo birori by'abana b'Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha, Imana ikwiteho, Imana iguhereze imbaraga. We utari wakizwa, we utari wareka ibyaha, ndakurarikira kwinjira muri Kristo, kwinjira mu nguge, ukinjira mu gakiza, kuko ariho uzabonera amahoro. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye, izina ryawe rihimbaza. Ndagushimiye kuvuga bikaba, wategeka bigakomera. Duhaye ijambo ryiza, duhaye umugisha, duhaye ihumure, kandi Uwiteka
buri muntu wese afashe umwanzuro wo kwinjira mu nguge kugira ngo ahunge umujinya uzatera. Urakoze, icyubahiro ni icyawe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu, amen.